Yego ujye ubikora gutya nyine bigeraho umugabo akarabirambirwa. Rero twigisha abagore kutarambirana mu buriri. Niryo somo mubigisha. Yego. Nese ubwo hari umuntu waba arakubwiye ati noneho ngwino ubinyereke live wenda mbe ndi kumwe n'umugore wanjye nawe uri hariya nka mwarimu utubwira icyo dukora bambaye ubusa nyine uri kubabwira icyo bakora. Nta mukobwa ushobora gukora ibyo bintu atari indaya. Mu buryo njye mbyumvamo kuko urumva umukobwa utari indaya ashaka umusore ukiri muto bari mu kigero kimwe bakabana cyangwa se bagakundana kugeza kuri cya gihe cyo kubana. Rero umukobwa ukiri mutoya yakundanye n'umugabo ukuze ufite urugo baba byafashe indi ntera. Kubera ikingo nyinshi ziri kugenda zisenyuka. Ahanini dufite urubyiruko rw'abakobwa mwadukobwa mana yanjye hariho udukobwa tw'udushinzi dushinga ku bagabo b'abandi ingo zigahirima. Urumva niba umugore ngiye tuvuge ndi umugore n'urugero mfite umugabo nkaba ntabasha kwisanzura ku mugabo wanjye Bakabara iriya seri Supernet kameze nka Supernet rese iribaza amabere yose twarayerebaga na kakenda k'imbere gatoya ibaze ko nzi n'isura y'ako kenda k'imbere. Urumva nta mwenda urimo rero. Ese nkawe wenda unakora ibi biganiro uri nararibonye ukaba warabonye wabonye ari hatari kuko ikariso yaragaragaraga kandi buriya abahanga mu kureba bahita bavuga ati ntago nzi ikintu nk'uko umugabo iyo yambaye nyine agakabutura umuntu ashobora kureba akabata n'umugabo ni munini ari abonye bimeze njyewe ntago kubera nkunda kugira isoni cyane najya ndeba ifoto beze nkajya misha isura ni akantu kadasanzwe wabonye. Ikintu nabonye ari yambaye akaboro kenda k'imbere ko ka black. Nicyo cyonyine nabashije kubona ibindi sinabyitayeho cyane. Ariko nanone nkibaza nk'umuntu wamukinguriye imiryango ajye muri rapati nawe ntago ashobotse. Buriya yanakoze ariko basaka. Nyine ageze nabukingurira. Ndetse ibaze reba abantu ntekereza ko iri rapati yari yagiyemo abantu benshi bashoboka. Uribaza nk'umugabo wamubonye ashaka ko ataranakurikiye ibyabereye muri iyo pati ahubwo agafokasinga kuri wa muntu kubera ukuntu yambaye nyine yari yambaye imyenda ikurura abagabo kamba ariko mbivuga. Yes, ni nyuma yaho mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero dufite icyamamare ngira ngo abenshi muramuzi ariko yamenyekanye cyane mu mavideo yagiye akora acisha kuri YouTube channel bita Ivuko TV. Uyu munsi rero tukaba twamuzanye na hano kugira ngo noneho bya biganiro ajya akora ngo byo kubaka ingo. Hari ikibazo ninza kubikubaza hose? Nta kibazo. Hari video nyinshi zinakunzwe cyane wagiye ukora zirebwa n'abantu benshi wigisha abantu uko bubaka ingo. Reka bundi utangire wibwira abantu kanza. Nanze gukora introduction ndende utaravuga. Hello guys, nitwa Ineza. Ego. Nibyo. Ineza ukora iki? Nkora massage. Yes, ukora massage. Ndi biganiro ukora kuri YouTube kutabivuze n'ibanga. Oya, ntago ari ibanga kuko yaza ko ari ibanga ntago nabivuga. Mpamvu tubikora tugira ngo twubake umuryango nyarwanda. Ego. Buriya iyo nk'abantu bajya baguhamagara bakavuga ati shangiye kubaka urugo byananiye kaguha nk'impamvu runaka umufasha iki tuvuga wenda ari nk'umugore tugendera nyine kuri iyo mpamvu tugashaka igisubizo dufatanyije. Yego. Ni nk'iyo mpamvu umuntu yigeze kukubwira ukumva urwo rugo kurwubaka ni danje kubera ko njye nari ntaramenyana n'abantu bagira ibintu by'imiti ariko ubu ndabazi. Kurumva ku muntu yaje akakubwira ati njyewe mu rugo rwanjye mu buriri bwanjye ntago uburiri bwanjye bijya buto harumva ni ikibazo udafite umuti kandi iyo si inama wamuha y'amagambo ngo ugire akemura ikibazo. Ni inama ibikeneye n'umuti. Reka wenda tuvuge ko ubwo ngende kugenda ku biganiro ujye ukora nuko wenda turaza kubyinjiramo cyane. Hari ibiganiro ujya wigisha nk'abagabo ukabigisha wenda reka mbivuge nk'uko ujya ubivuga ukigisha nk'abagabo ngo kunyaza
hari nk'abagabo baba baraje bakakubwira ati ngiye kunyaza ntabyo nzi dore urugo rurasenyutse, wamufashaga iki uwo muntu? umugabo ikintu cya mbere ubanza kumubwira urabanza ukamubaza niba umugore we bishoboka ko yanyara. n'igihe wenda umugore aba atanyara birashoboka. Nese hari abagore batanyara babaho byanga nyine akagerageza wapugasa. Ese biba byatewe n'iki? hari ibintu byinshi biterwa no kumba wenda afite stress. ashaka afite stress bigatuma umunsi wenda bitaba. ako hari n'igihe yaba ariko aremye nyine ubwo bisaba ko bashaka imiti. yego rero abantu wenda bajya bareba nk'ibiganiro byawe bashobora kwibaza hade se biriya bintu abavuga abikura ese yarabyize, ese ni ibintu bimubamo, ese ni impano yo kubyigisha, ese nuko akunda wenda kubikora cyane nk'abo bantu bibaza ibyo bibazo wabasubiza iki? abantu rero bibaza ibyo bibazo ngende ibyo bibazo bidakenewe pe. icy'ingenzi ni uko erega buriya hari imbuga nyinshi zigenda zitwigisha natwe. nawe wigiye online 100% ntabwo uba ubizi. hari ibyo ubuzi ku ruhande, hari n'ibyo ubutazi. rero gusoma bituma tumenya byinshi bigiye bitandukanye. nk'ibyo bintu se wambwiye ngo wigisha umugabo ngo kunyaza, wowe ukaba wakigisha umugabo kunyaza kandi akabikora neza ukabona umwubakiye urugo, ibyo bintu barabisomye gusa ku buryo ubibwira umuntu yabikoresha bigakora? ntabwo ibyo bintu babyigisha pratique. ko byigishije pratique waba uciye mu mugabo w'abandi, umugore w'abandi. rero byiza ubimubwira mu magambo, nawe nyine yari umuntu ubyumva neza aragenda akabikora kwa kundi wabimubwiye. nyine wendi nanjye ikintu nashatse kukubaza wenda ntabwo wacyumvishe neza, wowe ayo magambo yakurayo kugira ngo ubireme ubibwire umuntu abikoreshe? njye narabikoze. Okay, nicyo nashaka yakubera. No kuvuga ngo warabikoze ubona uburyo bikorwa, no kugira inama mbese ibyo wakoze? Nose akenshi mba narabikoze. Ese nkubwiye ngo sinabikoze? Narabikoze. Okay, nguyu neza rero namuzanye. Hari ibintu byinshi wenda abantu bagufite amatsiko n'imana mugira ngo iki kiganiro wana tugitwike, kandi nkuko nawe njya nkubona utwika ku yandi video ujya ukora atandukanye. Hari n'igihe ujya ukora video wigisha ngo amapozisiyo. cyane rwose. Ntega namwe muri yize murambirwa vuba. ubwo rero tugiye twigisha abagore ngo ujye ubikora gutya ngo uhore ugaramye, ngo ujye ubikora gutya ngo uhore wunamye, ngo ujye ubikora gutya, nyine bigeraho umugabo akarabirambirwa. rero twigisha abagore kutarambirana mu buriri. Ni ryo somo mubigisha? Yego. Nese ubwo hari umuntu waba arakubwiye ati noneho ngwino ubinyereke live wenda mbe ndi kumwe n'umugore wanjye, nawe uri hariya nka mwarimu utubwira icyo dukora bambaye ubusa, nyine uri kubabwira icyo bakora? ibyo ntibishoboka, nawe urabyumva ko bidashoboka. gusa buriya yakubwira ngo reka nze ngo twambare ubusa ntibishoboka. numva hazamo n'isoni. yego ariko iyo ubimubwiye ukavuga bigenze gutya nyine ni ukuvuga ngo ubundi bisaba ngo iyo ari inama ziriya nama turi gutanga bisaba ngo umuntu aba afungutse mu mutwe. Ni ukuvuga ngo urabura umugabo kwaje? ashobora kuba ari no kumwe n'umugore we nkababwirira hamwe. yego iyo babyumvise bari kumwe ahubwo biranamfasha kuko umwe iyo yibagiwe kamwe undi aramwibutsa. Ni iki kintu ubona kiri gusenya ingo nyinshi cyane z'iki gihe, nkawe wenda ubifitemo experience mu biganiro ukora? hari abakwandikira kuri WhatsApp bakubaza ibibazo bigiye bitandukanye, ni nk'iyo experience wabonye muri iki gihe kubera iki ingo nyinshi ziri kugenda zisenyuka? ahanini dufite urubyiruko rw'abakobwa, mwadukobwa mana yanjye, hariho udukobwa tw'udushinzi dushinga ku bagabo b'abandi ingo zigahirima. urumva nimba umugore, ngiye tuvuge ndi umugore ni urugero, mfite umugabo nkaba ntabasha kwisanzura ku mugabo wanjye, hakaza wa mwana w'umukobwa ufite ubushake wihuta, ari supre, yakora siporo, urumva nta hantu nkuriye nawe mu gitanda. kuvuga ngo mfite itandukaniro rikomeye cyane hagati yanjye n'uwo mwana w'umukobwa w'amaraso ashyushye, mugati haguruka agahita haguruka yihuta, icara yihuta, gifite umugongo muzima. ubwo urumva ntabwo twakakitinga kimwe mu buriri. rero ahanini biterwa n'utwo twana tw'udukobwa twakitinga neza mu buriri. nanone ikindi kibazo gikomeye tugira n'aba mama batabasha gukora siporo ngo bakore ibyo bakagombye gukorera abagabo babo mu buriri. Ariko ntitwirengagize ko hari n'abagabo bajya mu ndaya.
urabazi nako urabizi ko bibaho. yego none se wenda tuvuge wari umaze kutubwira ati hari udukobwa tukiri duto tuba dufite ubushyuhe tuza tukiwenda tukaba twagutwarira nk'umugabo akaba ari byo wenda byasenya urugo. ni ukuvuga ngo ko hari n'abagabo bajya mu ndaya, abo bakobwa twabagiranya n'indaya cyangwa se bo mubafata nk'abakobwa bari aho batoya noneho hakaba n'izindi ndaya zindi? oya abakobwa nta mukobwa ushobora gukora ibyo bintu atari indaya mu buryo njye mbyumvamo, kuko urumva umukobwa utari indaya ashaka umusore ukiri muto bari mu kigero kimwe bakabana cyangwa se bagakundana kugeza kuri cya gihe cyo kubana. rero umukobwa ukiri mutoya iyo akundanye n'umugabo ukuze ufite urugo baba byafashe indi ntera. ni ukuvuga ngo ingo nyinshi tubonye ko hari abakobwa benshi ariko n'abagore, hari abagore nabo bajya mu basore cyane rwose. ni ukuvuga ngo noneho reka nkubaze iki kibazo. hari ibintu abantu benshi bajya bakunda kwibaza na n'ubu njya nkunda kuvugaho, ugasanga bari kuvuga ngo ari ugukoresha puridanse no kudakoresha puridanse, ngo ni iki kiryoha. bamwe bakavuga ngo kurira mbombo mu ishashi ngo ni bibi, kandi urabizi ko noneho gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bitera iki? sida, indi ndwara, inda zitateguwe, byinshi. ariko ugasanga abantu benshi basigaye bakunda gukoreraho. mbere barakoreshaga puridanse cyangwa se agakingirizo, ubu bakaba bakunda gukoreraho kandi bagahamya ko ari byo byiza kugira ngo baryoherwe nyine bahaze irari ryabo. abo bantu wabaha ubuhe butumwa? nabagira inama imwe ishoboka. icya mbere buriya iyo ukundanye n'umuntu bisaba ko mubanza mukajya no kwipimisha mukareba ko ubuzima bwanyu buhagaze, kuko ushobora kubikora gutya ugasanga uraregreta mu gihe runaka. rero iyo wipimishije n'umuntu ukamenya ngo ameze gutya ahagaze gutya, byo bishobora gutuma wakoreraho nta kibazo ufite, udafite urwikekwe ngo aranyanduza ngo aragira gute. yego noneho hari ibintu leta ijya ikunda gushishikariza abaturage cyane cyane mu rwego rujyanye n'ubuzima, bavuga ati nyamuneka sida iracyariho, ibiya birwara byandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye biracyariho, abantu bakagira ngo ni urwenya. oya nibyo cyane, byose birahari, n'inda zitateguye nazo zirahari, ziba ziri tayari. igihe rero ushobora kubikora ugasanga utwaye inda, wenda ntuhuye n'ubwo burwayi ariko utwaye inda itateganijwe, icyo gihe nabyo ushobora nyine bishobora kugora kubyakira, kubera ko wenda ari umwana ushobora kuzagirira umumaro igihugu cyangwa se nawe muri rusange. ariko urumva ni ibintu bigusubiza inyuma. ubwo hari abantu rero bavuga ngo sida ntikibaho. sida ibaho cyane ahubwo. ni ukuvuga ngo wenda tubwira n'abadukurikiye impamvu y'ibi biganiro akenshi, ariko ibi biganiro biba byaragenewe abantu bari hejuru y'imyaka 18. niba uzi ko uri munsi y'imyaka 18 rwose ibiganiro si ibyawe, kuko hano niho tuba twatumiye abantu bagenda batubwira uko zubakwa, igikomeza, niyo content nyine twe dukora. rero ntago ari content y'abana. ndagira ngo wenda utubwire nk'akantu, akabanga noneho gashobora kubaka urugo rugakomera umugore ashobora kuba atazi. ibanga nta rindi ni ukwita ku mugabo we. nakomeje kuvuga ku kintu cyo guhora uhindurira umugabo. burya nk'uko umugore ajya mu gikoni akavuga uyu munsi ndateka umuceri, ejo nzateka igitoki, ejo ni imvange, uko nguko ugenda uhindura ibyo kurya bari kunabigenza mu buriri, bizatuma atarambirwa. ni ukuvuga ngo ariko urugo ndumva ahubwo ruba rushingiye mu buriri ahanini akenshi. nese reka nkubaze, ubundi umukobwa cyangwa se umukobwa ava mu rugo iwabo yaryaga, yaryamaga, yanywaga, ibintu byose, nimba ari ibintu bijyanye n'ubwiza nabyo abikora. rero mu rugo rwiwe aho aba agiye gushaka umugabo, icyo aba akeneye ni ukuba mu buriri ahubwo cyane kurusha n'ibindi. kuko niba yaryaga akaryama, ibintu byose nyine akabibona mu rugo iwabo, ntabwo yahava. ubwo aba agiye gushaka iki mu rugo? aba agiye gushaka ibyishimo nyine mama we atamuha, papa we, abavandimwe be. yego ibyo byishimo mama we na papa we n'abavandimwe batamuha umugabo yamuha ubwo ni ibihe? n'ibyishimo nyine ni mu buriri nyine.
ni mu buriri aba agomba kubana n'umugabo we bakanabyarana bakagira umuryango. yes ariko kuri ubu hari ikintu kindi cyeze ntago nagenda ntakivuzeho. Abantu benshi bari kuvuga ko abana bo guhera mu 2000, ubwo ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa wavutse mu 2000 kuri ubu bafite nk'imyaka 21 aharira 22 wavuye ni 2. Kuvuga ngo bari abana ngo bafite ubushyuhe burenze. Biko bigaragara. Njye ntabwo nkunda akenshi gusohoka, ariko abenshi nyine mba mbabona mu mihanda nibo bambara ukuntu, nibo usanga nyine baba bayagaye bajya mu mabuwate de nuit n'ibindi. Wenda tukiri aho ngaho hari ibintu byigeze kuba mu minsi yashize by'umukobwa wari wambaye ubusa, iki cyafashwe nk'ubusa n'abantu. Uramuzi? Waramubonye nyine? Sinibaza niba ari wa wundi yambaye imyenda umeze nk'akayungira ukuntu. Wa wundi wabonaga we nta bice by'umubiri wabonye? Yego. Nk'iriya myambarire wabonye ko yavuzweho ndetse akaba yatabwa no muri yombi, yatawe muri yombi ndetse nyuma aza no kurekurwa. Ariko se wowe nk'iriya myambarire ko bayiciye kuri wowe, ubundi iriya myambarire ku mwana w'umunyarwandakazi uyibona ute? Njyewe ku ruhande rwanjye nibaza ko atari imyenda yo kujyana mu ruhame. Ni imyenda ashobora kwambara ari kumwe n'umugabo we, bya bindi navugaga, umugabo we mu cyumba. Kandi uriya se nta mugabo afite? Ni ikibazo nyine gikomeye, nibyo turi kuvugaho bijyanye n'ibyo by'imyambarire. Yakabaye abyambara kumwe n'umugabo we nko muri salon mu cyumba nyine atembera aho, nabwo nta kajagari k'abana gahari kugira ngo atabereke ibintu by'imico mibi. Rero ibyiza nuko yakabaye yarabikoreye nk'ahantu wenda ari kumwe na sheri we bisanzuranyeho, nta wundi muntu uhari. Ntago ari umwenda kujyana mu ruhame. Kuvuga ngo uriya mwenda ni umwenda wo kuba ese uriya mwenda ntiwatuma shitura sheri we bakaba bakora ibintu. Se hari ikibazo ni bakuru, kereka wenda bari munsi y'imyaka 18 cyangwa batabyemerewe. Nibyo byari ikibazo, ariko ari bakuru kandi nabonye ari mukuru. Kubikora amarumva ntacyo bitwaye. Ariko biriya bintu iriya myambarire yateje ikibazo mu gihugu, abantu bose bakabivugaho, kumva bamwe barabishyigikiye abandi ntibabishyigikiye. Kuri wowe nkawe iriya myambaro wayambara? Reka iriya ntabwo nayambara. Kereka sibwo byaba byagenze gute. Haya iribeze ga supanete. Ntabwo akabara iriya seri supanete? Kameze ga supanete rwose, iribaza amabere yose twarayerebaga na kakenda k'imbere gatoya ibaze ko nzi n'isura y'ako kenda k'imbere. Ubwo urumva nta mwenda urimo rero. Ese nkawe wenda unakora ibi biganiro uri inararibonye, ukaba warabonye wabonye ari hatari, kuko ikariso yaragaragaraga. Kandi buriya abahanga mu kureba bahita bavuga ati ntago nzi ikintu. Nkuko umugabo iyo yambaye nyine agakabutura umuntu ashobora kureba akaba hata n'umugabo ni munini. Ari abonye bimeze. Njyewe ntago kubera nkunda kugira isoni cyane. Najya ndeba ifoto beze nkajya misha isura. Ni akantu kadasanzwe wabonye? Ikintu nabonye ari yambaye akaboro kenda k'imbere ku ka black. Nicyo cyonyine nabashije kubona, ibindi sinabyitayeho cyane. Ariko nanone nkibaza nk'umuntu wamukinguriye imiryango ajye muri rapati nawe ntabwo ashobotse. Buriya yanakoze ariko basaka nyine ageze nabukingurira. Ndetse ibaze reba abantu, ntekereza ko iri rapati yari yagiyemo abantu benshi bashoboka. Uribaza nk'umugabo wamubonye ashaka ko ataranakurikiye ibyabereye muri iyo pati, ahubwo agafokasinga kuri wa muntu kubera ukuntu yambaye nyine. Yari yambaye imyenda ikurura abagabo, kamba ariko mbivuga. Wasanga buriya abantu bari muri Petit Stade ntibamwirukankanye show irangiye. Nawamenya wasanga wenda yarafite n'akamodoka ke agahita yigendera. Yes, kari agaciyemo rero. Wenda tugana no ku musozo w'ikiganiro twari turi kugirana. Niki
ikintu kidasanzwe watubwira? Ku bijyanye n'ingo, ku bijyanye nyine ku bijyanye n'urugo. ikintu kidasanzwe nagira inama abagabo n'abagore, mujye mwitanaho. Burya niba mfite umugabo akanyitaho bizatuma ntamuca inyuma, niba mfite umugabo nkamwitaho bizatuma atanca inyuma. Yego, kwitanaho. Yes, kwitanaho. Yes, reka tubashimire mwebwe mwari mukurikiye iki kiganiro. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubashe kubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo hari ikindi kiganiro wambwiye ko hari ikindi kiganiro ari kuri bumpe abantu bakore subscribe bazakibona. Bisa tuzagenda tubaha amasho ku minsi izagenda ishira. Bakimara gukora subscribe ubwo mu kiganiro cy'ubutaha noneho hari ibintu bitwika. Nta mwana uzaza, ntihazagira umwana icyo kiganiro uzagikurikirana. Wapi utazakora amahano. Ibiganiro ni by'abantu bakuru nyine bazi gutekereza, kwifatira imyanzuro. Nibyo tuba dushaka. Kandi niba uzi kuri munsi y'imyaka 18 ntukore subscribe, nyamuneka ahantu sahawe. Abandi abamama, abapapa, abasore bashaka kumenya byimbitse ibikunda kubera mu ngo, ibikunda kubera nyine kuri no mihanda bigiye bitandukanye, kora subscribe no kuri ako kamenyetso k'inzogera, hanyuma naho utaha. Ciao, bye, murabeho.